bigenze bitinde uko ndi kumva induru hari inyuma. Madame utambwira se mbabarira madame mbabarira we mbabarira umbabarira umwana w'abandi ugutagize ikintu mukora ajeje ubundi ndetse gato wakisubira Janet neza mzanye kumaze rwose izuba no kumenye mbaga urihangaye ndeka murebera amanda nicyo kintu cyabaye nzubunganeza gatuzi yama neza cyana kwishana ntabwo kabako kabo tabare bakumereye na ehe harya waruntumye amazi reka mbanze ngo hagatebe wicare wicara hasi oya yirirwa magaze amasaha ngaho wicaye kuri kariya gakoti iwanjye ntahagije kuko wicara ku gatebe kamuzanira amazi zunganire nawe nkunda gape ariko ari izuba izuba ryose gasubiramo amazi yamwaraririza wowe nyite ngiye nicarira aha ngaha Angela Ide kuri kurira nahereka Swira Isika ngiye utangiye gutera gahinda Ese ubaye ikibazo ubaye Angela ukire kurira si byakugendekeye gute si byakugendekeye ntukababara ariko mwana we wacu isi byagenze ese ko numvaga boss ari kwitonga afashejeho se ba oya ubaye iki Angela Yangana mwana we wacu bose we
umwana w'abandi naze tumuruhu. Oya, ntabwo uzahora ubabaye igihe cyose, ihangane sibyo? Ihangane boss naza gutaha nimugoroba mbere ko mufungurira. Ndabanza mubuze impamvu ntabwo yemere kugufata uko yishakiye nubwo nakuzanye ntabwo bigufashe runini muri rwabo. Kandi wihangane, ibi byose ni ibigeragezo, nta muntu utabicamo, ntabwo uzahora mu bihe bimeze neza. Sibyo? Ihangane. Oya, Ange, please, mbabarira, sibyo? Ihangane. Sha ihangane, wiguma kurira, sibyo? Reka nanjye mese ka gasengeri mfite njya nambara mu gitondo iyo ngiye kuryama, sibyo? Ndaje, sibyo? ariko se musa ndi kumva weekend amazi yavuye imeze bitushobora gutwara mu rugo imeze bite bigenze bite ko ndi kuvuga umwanya nyuma utambwiye mbabarira umwana w'abandi utagize ikintu mukora ajeje abandi gusa ko ndi kumva n'ubwiki uziriya macini muri hano habaye iki ko ndi kumva ko ahubwo musanze mu cyumba ndashaka ngo gifate mu gisubizo mu gihe habaye iki nyine kutari kusobanurira
Ngize ukuri hano turi umuryango urabizi. Boss yarantumye amazi. Nuko rero muzana amazi yaramwigisha ko nari nzi ko bayanywa n'ubundi n'ubusanzwe. Niko narakubwiye ngo nujya ujya gukora ikintu ujye ubanza ubaze. Icyo kibazo ntabwo ari ubwa mbere ugihuriyemo na sobuja. Ni ubwa mbere muhuriye kuri icyo kibazo? Nari nabyibagiwe kubera. None se uba wabyibagiye umuntu akubwira rimwe kabiri gatatu gashoye byinshi ntabizi. Mabuja areka bari akazi kenshi ariko nyine. Uyu mwana urabizi ko ari bwo akiza byinshi ntabyazi. Ndakwinjiza nzajya nirirwa iriya nanjye nsenga mana nkorera iki mu rugo rwanjye bikiraho rushyire kuri organisation rushyiremo umutuzo n'ubyishimo. Kumbe ahubwo aho ndi gusenga nagera ngasanga ndimo ndarorera ubusa mbabarira pe. Zabigisha nyine ntabwo kujya. Oya nanjye nyine ndabigisha kuko nubwo wenda yego mba ndi bize cyane mu masengesho ariko iryo kosa ntabwo rizongera kubombabarira. Umwigisha karagahungu tugume turi umuryango. Ukabuze kurirwa kavuga mu baturanyi kirirwa kazerera nka rohombi. Karako ndabizi kigize akagore. Nene ikindi uyu mukobwa wawe sinzi mba n'umukobwa sinzi nawe ujye n'umutoza isuku nimba umuntu akuzana amazi muri dushe ubusa amasano uzayogereza. Oya bindekere ngiye ibyo ngibyo ubwo ndabibonye ubwo abarira umweswizeho nawe ntago ubwo nabyusa ikibazo kinjye ukindekere kugira ngo tugume muri umuryango gume mu mutuzo. Ndaje mbibabarira ariko ubikurikirane Oya ngiye bindekere kariya nako gakurikirana ubugambo mu baturanyi uyu nawe gashuya nawe umunsi wawe mbabarira ntituzongere gukora iyi nama ngo ari we tuyihurijeho. Mureke kareke we maze nukumva uje n'imodoka kakaba kariruka hanze kakaza kakinja akajya ngo niho kabonye. Oya ibyo ngibyo nta kibazo. Uyu nawe ari byo ngo ngomba gushyira umfashe umukobwa nawe umwigisha umutoze sinzongera guhura nawe muri iki kibazo aho kiri ntacyuzi. Ndaje ndabibabariye. Mbabarire gashuhe wowe ntituzahurire mu nama nk'iyi ngiyi mbabarire. Mabuja ngaho mumve mu maso. murakoze. Reba ibyenda kiba cyambaye ikintu nacyo. Abakozi n'abibura ndakwingize muri uyu mujyi wa Kigali kubonamo abakozi ntabwo biba byoroshye. Kamere yawe rwose mba hari ibyo ngiye gushyira ku murongo ariko ndakwingize kamere yawe rwose. Cero urabizi uriya mwana w'umukobwa mukunde nk'uwawe. Ibintu byo kumubwira nabi uzi ko nirwe iyo ngiyo nsenga mana mfasha nabasenga iki se mu rugo rwanjye nta munezero urimo ntawo. Ize muri uyu mujyi wa Kigali kubonamo abakozi ntabwo biba byoroshye. Bakunde nk'abawe mukunde niwe tuba turi kumwe niwe tubana niwe muryango wese wamuhabura bikazagenda bite. Ibintu bya kamere bigabanya sibyo. Ntakundi shiritse okay. Gushaka uburyo umuntu abigenza ariko biragorana kubana n'umuntu udasirimutse mu nzu. Ndabizi ega naje ejo bundi se ntago aratinda wowe bindekere. Okay ndaza kumukunda nkuko bivuze. Yensezeranye ko gusa kamere yawe uyigabanye. Ndaza kugerageza. Rero nanjye ariko ubwo nshaka kwigira mu masengesho wakanye kwitegura nigira mu masengesho ako ntabwo ndi butinde yuko biri kose. Nanjye ndashaka kujya ku kazi nshaka kujya mu kazi bw'amasaha yagiye. Ntacyo ushiye Ndaje.
ubwo wenda reka nitahira uwa mbere umuteye indobo ubwo abasore wanyu barabakopa. Aha sawa nyine umusore wa mbere unciye amazi ngo ndi umuzamu sategereza ukora muri za biro ubwo iwanyu barabakopa nyine barabakopa we. Wa musenzi uranyura ngo narabyaye wandegera umugabo nari kutubundura muzi nta nana mukurira ubundi kanze mukosora cyanze n'undi mutu muzongera kumenya toka genda wagahuba genda ntiwongeye kubizaniye umukobwa genda utere turandushyi wazanye iwanyu mu cyaro kiriya genda ahubwo yawandushiwe mbega abakozi bo mu rugo mwasaze tugenda wangegera wanyibeshye sangira mboga yawe wazanye kanya ngo ni nyiramacibi yewe ubera nyiramacibi koko nta soni aya masange ukaza kunyibeshyaho n'undi munsi toka